Turabaramukije kandi tubifurije kugubwa neza. Uwiteka abahire. Turagarutse muri bya byigisho, ndi kumwe na mwene data Mugabo Emmanuel, tumaranye iminsi. Reka nawe muhe akanya abasuhuze. Karimo. Mwaramutse bene data ndetse na bashiki bacu duhurira kuri uru rubuga. Nitwa Mugabo Emmanuel nk'uko mwene data bivuze. Ninjye uri gufatanya namwe kwigisha kino cyigisho cya 9. Ubu uyu munsi turi buze kurebera hamwe dufatanije ingingo ya 5 ivuga ngo abasigaye. Arakoze cyane Emmanuel. Ingingo ya 5 nayo yanyuma tubwira ngo abasigaye. Reka rero dusabe Emmanuel asenge, noneho namara gusenga dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Uwiteka Mana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kugera neza kwawe, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi uhora tugaragariza ko bukeye nuko bwije, izina ryawe niragwa icyubahiro. Uyu mwanya duhaye amahirwe kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Turakwinze kugira ngo imitima yacu icishirijwe bugufi kuryumva ndetse no kuryakira, kandi kuruta byose udaye gushyira mu bikorwa kugira ngo bitubere amendeze yo kukuna no kugukorera. Nugaragara tuzishimira kugusanganira, tubisabye mu izina rya Yesu. Arakoze Emmanuel. Reka tumusabe ajye mbere rwose atwigisha ingingo y'uyu munsi, ariko abanze anatwibutse mu ncamake ingingo twizejo. Karibu. Arakoze mwene data, yongeye kumpa umwanya. Iyi ngingo yacu yo kuwa 5 ivuga ngo abasigaye. Mbere yuko tuyijyamo reka twibutse ingingo yaje ivuga ngo intambara mu isi. Ngira ngo twabonye neza yuko ikiyoka cyarakariye wa mugore, ariko ntabwo cyabonye uko kimurwanya, ahubwo yaragurutse ahungira mu butagira. Mu butazi twabonye ni muri Amerika. Hanyuma noneho kigira umujinya, noneho ngo cyagicira amazi nk'ay'uruzi kugira ngo amutembane. Ariko mwiruka yuko twasamye ngo isi yahise yasama ihita imira rwa ruzi. Bivuze ngo ikiyoka ntabwo kigeze kirwanya umugore, n'uruzi cyacire ntacyo rwamaze. None tugiye kureba rero abasigaye rero ku ngingo kwa 5. Nimucikanwa n'ingingo imwe ntabwo muzabyumva, ahubwo mugerageza kugira ngo zose mujye muzuma kuko bigenda bitondekanye ku murongo. Abasigaye rero ni ingingo kwa 5. Ikibazo cyo kurega kiravuga ngo mu gihe umujinya w'ikiyoka ugera ku ndunduro wayo, ese abakiranutsi babisobanukirwaga bate? Nadusomera no mu byahishuwe, adusomera umurongo wa 17. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 17 haragira hati: ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kigwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Arakoze cyane. Iri somo niryo nifuza ko twumva cyane, kuko nizera neza yuko niba mwibuka neza, niba mubyibuka dutangira ku ngingo kuwa mbere, iri somo niryo twahereyeho, niryo ari somo ryo kuzirikana. Ubu rero bivuze ngo tugiye kumena noneho kino cyigisha umutwe kugira ngo bashe kucyumva. Nucikanwa rero urabuhombye. Noneho rero ikiyoka kiragenda, ubwo cyarakariye wa mugore, ariko kiragenda ntabwo cyahise kigenda ngo kimurwanye, ahubwo kiragenda gitegura intambara. Kirayitegura. Twabisomye ko kigiye ngo kiri kwitegura no kugira ngo kijye kurwanya abo mu rubyaro, ariko bageze gute? Basigaye. Bivuze ngo ikiyoka ntabwo kize kirwanya umugore, ntabwo kize kirwanya urubyaro, ahubwo cyaragiye kitegura intambara. Kiritegura kirashaka kurwanya abo mu rubyaro basigaye. Ubwo nibyo bita amasigarira. Nimuba maso rero muzamenya ngo abasigaye ni bande. Ubwo umuhanuzi yarebaga kure mu bihe biheruka, yaravuze ati ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Turabisanga mu byahishuwe 12 umurongo wa 17. Abantu bamwe batuye ku isi muri iki gihe bazabona aya magambo asohora. Umwuka wateye abantu gutoteza itorero nyakuri mu bihe byashize, muri iki gihe mu gihe cyashize, mu gihe kiri imbere uzatera abantu gukora nk'ibyakozwe kera, bibasire abakomeza kuba indahemuka ku Mana. Ndetse no muri iki gihe imyiteguro y'uru rugamba rukomeye iri gukorwa. Ikiyoka kiragenda kiri gutegura intambara. Ntabwo kigeze kirwanya umugore kuko nticyabishoboye, nticyarwanya urubyaro ntabwo cyabishoboye, ahubwo kiri gutegura intambara ngo kirwanye abasigaye bo mu rubyaro.
muri make kirashaka kurwanya abuzukuru b'uyu mugore. Ni gute imico y'abasigaye isobanura itorero ryo mu minsi y'imperuka? Twaje noneho mube hafi rwose mu byumba. Imico y'abasigaye ntabwo ari iy'umwana, nta nubwo ari iy'umugore, tubyumve neza. Nadusomera Ibyahishuriwe 12 umurongo wa 14 umurongo wa 12, adusomera no Ibyahishuriwe 19 umurongo wa 10. Tugiye kureba imico y'itorero ryo mu minsi y'imperuka. Yego 14:12 aragira ati aho niho kwihangana kw'abera kuri yitondera amategeko y'Imana kagira kwizera nk'ukwa Yesu. None dusomere none umwe muri 19 umurongo wa 10. 19 umurongo wa 10 haragira hati nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana bariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Arakoze cyane kugira rero ngo umenye imico y'abasigaye. Ni abantu bitondera amategeko y'Imana kandi bakaba bafite guhamya kwa Yesu. Arabidusobanurira muri 19 umurongo wa 10, guhamya kwa Yesu ngo ni umwuka w'ubuhanuzi. Burya abantu bafite umwuka w'ubuhanuzi, abo bantu rwose ni amasigarira. Amategeko y'Imana rero tuyasanga muri Bibiliya, tugasangamo n'ibitabo byitwa umwuka w'ubuhanuzi. Abantu bafite ibyo bintu rero babyemera nk'amahame, abo bantu burya nibo masigarira y'itorero ryo muri iki gihe. Itorero ryasigaye rizemera Imana mu mategeko yayo, kandi rizaba rifite impano y'ubuhanuzi. Kumvira amategeko y'Imana hamwe n'umwuka w'ubuhanuzi buri gihe byagiye biranga ubwoko bw'Imana bw'ukuri, kandi ikigeragezo ubusanzwe gitangwa ku bintu biba birimo biba. Sinzi hano kandi ukuntu twahumva hano kugira ngo umenye imico y'ubwoko bw'Imana, ni abantu bakoresha Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Yego, amatorero yose yagiye abaho rero babaga bafite amategeko y'Imana, ariko bakagira n'umuhanuzi ubahanurira. Ngira ngo niyo mpamvu tujya ibi byisho mpamvu tubifashe, twabanje kwiga ibyigisho byavuga ngo abahanuzi bato. Buri torero twajyana turibona, ariko tukabana n'umuhanuzi wagendaga rihanurira. Ubu rero n'ubundi abantu bari itorero ririho muri iki gihe rigomba kuba rifite Bibiliya, rikaba rifite n'umwuka w'ubuhanuzi. Ngira ngo kugira keretse dufite umwanya munini wenda tukabivuga cyane, ahari nibwo mwabyuba tugasoma n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ariko reka dusomemo kimwe kivuga ngo ibihamya by'itorero volume ya 8 page 117. Hari amagambo avuga ngo kwanga kumvira amategeko y'Imana no kwiyemeza kwanga urunuka abamamaza ayo mategeko bituma ikiyoka kirwana intambara gishyizemo umwete cyane. Imbaraga zacyo zose zikoreshwa mu kurwanya ubwoko bw'Imana bwubahiriza amategeko y'Imana. Bivuze ngo abantu bubahiriza amategeko y'Imana bakaba bafite no mwuka w'ubuhanuzi. Ngo ikiyoka kirabanga, kubera kubanga rero mu gihe tegishyiramo imbaraga kigashakisha umutwe wose kugira ngo kibarwanye. Namwe nimutekereze nyine, icyo kiyoka ni ubutegetsi bubanye amategeko y'Imana. Nyine urumva nyine bwabisira ibanga bingana iki. Reka no dufunikira ngaduhe mwene data nagira icyo avugaho kugira ngo dukomeze gusoza ingingo ya. Harakoze Emmanuel. Ubutegetsi burwanya amategeko y'Imana twarabibonye. Inyamaswa ya kane itarasaga n'izindi ngo yamenaguraga ibintu, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Ibyo twarabyize kandi twabonye agahembe gato ngo kameze, maze ngo iruhande rwako harandurwa amahembe 3. Ako gahembe rero twabonye ko ari ubutegetsi bw'ubupapa. Ibi bintu ni ibintu bisobanutse, ariko niyo twiga hano amategeko y'Imana nicyo nongera kugarukaho. Nshuti, nubona itsinda, nubona ubutegetsi, nubona ikintu icyo ari cyo cyose, abantu bari bose barwanya amategeko y'Imana baba barwanya Imana. Kwifatanya nabo bantu egari kurwanya Imana, kwitandukanya nabo egari kujya mu ruhande rw'abarwanirira Imana. Abarwanirira Imana rero bazarwanywa cyangwa se bakomeje kurwanywa nk'uko turi kubibona. Icyo dukwiriye kuzirikana ni uguhitamo kuba mu ruhande rw'Imana, kuko burya wagombye kuba mu ruhande rw'utsinda
kuruta kuba mu ruhande rw'utsindwa. Nubwo Satani yagaragara nk'utsinze, ariko mu kuri Satani nta ntsinzi afite, kuko twarabibonye ngo ikiyoka kiracibwa. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka ngo kiracibwa, mu ijoro hacyo ntihabakibwa. Igihe kizagera ngo twabibonye no mu isi ahacyo ntabwo hazaba hakibukwa, kuko intsinzi izaba iya Kristo n'abera be, nk'uko twabibonye mu byigisho byabanje ubuhanuzi bwa Daniyeli. Uwiteka rero aha umugisha abantu bakurikira ibi byigisho, kandi Uwiteka aguha umugisha mugabo muri iki cyigisho, ikiyoka, umugore ndetse n'abasigaye twakibonyemo byinshi kandi twakizemo byinshi. Uwiteka ahire ubwenge bw'abakurikirana ibi bintu mu izina rya Yesu, amen amen.